papa ubu tuvugana cyangwa se mu minsi yatambutse mu minsi mikuru yavuze ko agiye gufungura imiryango 5 y'agakiza, imiryango 5 y'agakiza cyangwa imiryango 5 yera. Ubu tuvugana papa ni ukuvuga ngo arafungura iyo miryango 5 yera. Wumve ukuntu igeze ahabi. Iyo miryango 5 yera ni yihe se cyangwa se yayifungura gute? Ubu mw'iyi minsi tugezemo bari gushaka guhuriza ikintu bita amadini hamwe, cyangwa se ng'Imana imwe, cyangwa se imyizerere imwe, kandi ntago byakunda kuko hari abafite bamwe bafite uko bizera, abandi bafite uko bizera, ariko hamwe n'imyizerere y'abantu itandukanye ntago bashobora kubahuriza mu idini rimwe. Ariko ubu tuvugana ni ukuvuga ngo isi iri gushaka koroganiza, cyangwa se abahanga cyangwa se abantu bavuga buri kijyana mu isi bari gushaka koroganiza ukuntu abantu bagira imyizerere imwe. None uyu Papa Francis ari kuvuga ukuntu agiye gufungura imiryango 5 yera. Ese birashoboka ko umuntu ashobora gufungura imiryango 5 yera? Ibinyamakuru bitandukanye hirya no hino ku isi byatangiye kwibaza, mbese papa ashobora gufungura imiryango 5 yera gute? Ni Imana se? Aho nari kwigira ikigirwamana agashaka kwigira Imana? Ntago bishoboka ko umuntu yaza yaremwe n'Imana se, cyangwa se ari mu isi uko abapapa bagenda bahinduranya, agashaka kwigira Imana, agashaka kwigira ikigirwamana, akumva ko agomba gufungura imiryango 5 yera. Ntago bishoboka. Bibiliya iratubwira ngo mu isi cyangwa se munsi y'ijuru nta wundi agakiza kabonerwamo atari Yesu. Nta yindi nzira itabonerwamo agakiza atari Yesu. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo Yesu munsi y'ijuru se cyangwa mu isi yose niwe nzira agakiza kabonerwamo, niwe nzira yera, niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Jambo ry'Imana riratubwira ngo nta yindi nzira y'ukuri n'ubugingo iri munsi y'ijuru atari Yesu, atari inzira ya Yesu. Rikagumya rikatubwira ngo Yesu niwe nzira y'ukuri iduhuza n'Imana. Ni ukuvuga ngo rero tukiri mu isi cyangwa se turi mu isi, hatazagira umuntu ubabwira ngo niwe nzira cyangwa se agiye gufungura imiryango 5 yera. Arayifungura gute? Yabaye Yesu se? Niyo mpamvu uyu Papa Francis yagomye kuvuga ukuntu agiye gukora umugenzo. Yari nawukoze ejo bundi mwizi Noheli tuvuyemo mu mwaka tuvuyemo 2024, isi yose igashika ikajya i Vatican, iyo bibera ikajya ngigiye kureba ukuntu Papa Francis afungura imiryango 5 yera. Afungura imiryango 5 yera, abahesha umugisha, nyine bumve ko ari ibintu by'ibitangaza. Papa Francis agiye gukora ibintu by'ibitangaza bidasanzwe, avuge ukuntu ashobora kugenda akabahereza umugisha mu buryo bukomeye. Ariko najya nkubwire ngo umugisha wose wagera mu isi utarizeye Yesu, menya ngo uwo mugisha nta mugisha urimo. Yesu yaje mu isi kugira ngo azaduhereze ubugingo. Yesu yaje mu isi kugira ngo ibyo ubona byakunaniye ku buzima bwawe, yaje kugira ngo adukureho imivumo yabakereye abasogokuriza twagenderagamo, hanyuma kugira ngo tuzahabwe ubugingo buhoraho. Najya nkubwira ikintu gikomeye. Imana ikimara kurema umuntu ikamushyira mu isi, yari yaramuremeyeho ubuzima bw'iteka ryose. Ariko Sekibi atera mu isi, ari we Satani. Igihe kiragera ateye mu isi, tubona ko Satani yinjiriye muri Eva, yinjiriye mu mudamu wa Adamu.
iratangira imubwira ukuntu hari ibintu Imana yamuhishe. Tangira ukuntu imubwira ko hari ibintu Imana yamuhishe, itangira kumubwira ko hari ibyo yakora agakora imirimo n'ibitangaza. Hanyuma we ntago yumviye Imana, kuko Imana yari yarabamenyesheje kumenya ikibi n'ikiza. Irangije irababwira ngo nubwo mbashyize hano, ariko hari ibyo mugomba gukora, hari n'ibyo mutagomba gukora. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga yuko hari ubwiru bumwe yababwiye yuko batagomba kwinjirira, ikababwira yuko hari n'ubwo umucyo bagomba kugumamo. Ibashyiraho muri Edeni, irababwira ngo hakumenya ikibi n'ikiza. Hanyuma tubona yuko Eva yasoromye urubuto akayiga agahereza no ku mugabo we. Ako kanya ngo bahise babona bambaye ubusa. Bishatse kuvuga iki? Imbere n'ubundi babaga babwambaye, ariko ntago babonaga yuko babwambaye. Ariko kubera bari igiti kimenyesha ikibi n'ikiza, ako kanya babonye babwambaye. Bishatse kuvuga iki? Imana ako kanya, kubera ijambo ry'Imana ratubwira ngo ni Imana ifuha. Ni Imana ifuha igafuhira umuntu wayo. Imana yahise ivuma inzoka, irayivumira yibwira ngo kuva none ahangaha uzagenda ukururuka hasi. Ndamubwira ngo ati kandi hagati yawe n'umuntu muzajya umwe azajya higa undi, uzajya umuhiga agatsitsino nawe aguhige umutwe. Bishatse kuvuga ko hagati y'abantu n'inzoka yahise ishyiramo ihanganisha mu buryo bukomeye kubera icyo kintu. Imana ibivumye inzoka gutyo. Imana ivuma umugore, iramubwira ngo kubaho ikintu ukoze uzajya ubyara urushye. Iyo ni ingaruka y'icyaha. Hanyuma Imana ivuma umugabo, iramubwira ngo kugira ngo ubone ibyo kurya se cyangwa iki, uzajya ubibona wiyishya kuya. Bishatse kuvuga ngo ntago mbere na mbere ntago Imana yigeze irema umuntu imubwira yuko azabaho ubuzima bubi bwo gupfundikanya, bubi bwo kugira ngo arye yabize icyuya, kuko Imana yari yararemye Edeni, iremamwe ibintu byose, buri kimwe cyose cyo kugira ngo azabone akiri mwiyo si. Kandi irema n'inyamaswa zose n'ibintu biri mu isi yose, irabimuha kugira ngo abikontorore. Ariko azanye kutumvira Imana bigenda uko. Tubona ko ingaruka z'icyaha zakomeje zikaba ubwo Imana yamaraga kumuvuma. Tubona yuko umuntu wa mbere yapfuye ku isi, tubona yuko byagezeho bikagera intera kubera ingaruka z'icyaha. Byahise bihana intera. Tubona yuko mu muryango wa Adamu, ubwo urupfu rwa mbere rwabaye mu isi, Gahini yarafashe yica Abeli bavukana. Uwo ni umuvumo. Ni umuvumo kuko Imana ikimara kumuvuma yaramubwiye ngo uri umukungugu, mu mukungugu nimwo wavuye uzasubiramo. Kandi mu buzima Imana yari yararemye ibyo ntago yigeraga ibiteganya. Ntago yifuzaga ko umuntu yazapfa agasubira mu butaka. Ariko kubera ikintu kibi, kubera ko yakoze icyaha, Imana yari yaramubujije kubera ko yakoze icyaha karakaza Imana. Imana iramubwira ngo uri umukungugu, mu mukungugu nimwo wavuye uzasubiramo. Tubona yuko mu isi y'isi cyangwa se munsi y'ijuru nta kintu Imana yaremye nk'uko yaremye umuntu. Bibiliya tubwira ngo Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo. Rero kubw'urukundo Imana yagomye ikunda umuntu, byaragomeze biratambuka. Ari nabwo igihe cyageze izo z'impfu zikaza mu isi, zigatangira zikaba mu isi. Ariko igihe kiragera kubw'urukundo Imana yari yararemanye umuntu, ubwo Imana yateganyaga kuza gucungura umuntu bitewe n'ibintu yabonaga mu isi, yabonaga n'ukuntu umuntu agowe mu isi. Ariko Imana iravuga ngo uko byagenda kose naremye umuntu umukunzi. Nagira ngo mbabwire bene data, nubwo turi mu isi, ariko mu isi ntago ari iwacu. Kandi mu isi ntago tuhaba, ahubwo turahaca. Bishatse kuvuga iki? Mu isi nta wundi muntu ashobora kukumvisha ngo inzira y'agakiza niyi. Uyu Papa Francis muri kumva ngo yafunguye ngo imiryango 5 y'agakiza, ni ukugira ngo ayobye abantu bo mu isi. Bishatse kuvuga ngo ni Antikristo.
ntago yizera Imana, use yizera Yesu? Yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data atamujyanye. Ibindi bintu birirwa bababwira ngo munsi y'ijuru hari yindi nzira ushobora kunyura ukabona agakiza, abantu bakababwira ngo ubundi imbere ho abantu bajyanaga amafaranga ngo bagiye kugura agakiza n'ibiki, ubundi ntago bishoboka. Yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo, ntago ushobora kujya kwa data atakujyanye. Ibi rero Papa Francis cyangwa se bavuga ngo ni intungane, ntago ashobora kuba gufungura imiryango 5 y'agakiza, ntago bishoboka. Yesu yafunguye umuryango w'agakiza, kuko umwenda warahera bivuga ko watabutsemo kabiri kugira ngo buri muntu wese yigerereyo. Hatazajya umuntu akubwira ngo ni nge nzira y'ukuri cyangwa se ushobora gucanga ukabona agakiza atari kukwigisha inzira ya Yesu. Najya nkubwire ngo uwo muntu aba ari kukuyobya kugira ngo uzayobe ugwe ahantu hakomeye. Najya nkubwire ngo rero bene data mudukurikirana ahantu muri hose, najya mbabwire ngo nta yindi nzira y'ukuri n'ubugingo, nta yindi nzira iri munsi y'ijuru waboneramo gukizwa atari Yesu. Ubu ngubu ibinyamakuru byinshi bitandukanye ku isi biri kwibaza ukuntu papa bamwita nyir'ubutungane. Mwisi ukiri mwinshi ntago ushobora gutungana, kuko Yesu niwe ntungane, niwe yereherejeho amahanga yose. Mwisi ntago bashobora kukwita nyir'ubutungane, ntago bishoboka. Kuki papa bamwita nyir'ubutungane? Ntago bishoboka. Icyo ashobora kuvuga ngo ngiye gufungura imiryango yera, uba yarangije kuvuga ko yafunguye imiryango 5 yera y'agakiza. Hari umuntu ushobora gufungura imiryango 5 yera y'agakiza? Uwo ni Yesu, ntago yaba ari Yesu. Ni ukuvuga ngo mwisi cyangwa se munsi y'ijuru nta wundi muntu ushobora kwiyitirira ibintu bya Yesu ngashaka kukumvisha yuko yafunguye imiryango 5 yera. Ibyo nta hantu byanditse, nta nahantu biri. Si Imana, nta muntu ntagaguha umwuka ngo uhumeke, nawe uwahumeka yawuhawe n'Imana. Igihe nikigera Imana izawisubiza, kuko isaha n'isaha mwisi turahaca ntago tuhaba. Ni ukuvuga ngo rero ibindi bintu bakubwira ngo iyi nzira niyo y'ukuri, bakakubwira ngo papa yafunguye imiryango 5 yera, najya nkubwire ngo ajya kuvuga ibi bintu amahanga yose yarashitse ajya i Vatican kureba ibyo birori Yesu, ibyo birori yakoresheje, ibyo birori papa yakoresheje ngo ari gufungura imiryango 5 yera. Abantu benshi bagashika ngo agiye kubahesha umugisha, abandi bagashika ngo nyine bakumva ko bagatega, bamwe bakajyayo bakajya kureba ibyo bitangaza papa ari gukorera i Vatican, kuko i Vatican niyo bibera. Ni ukuvuga ngo ntago bishoboka. Umuntu wese yaba dukurikiye yaba ari ahantu hatandukanye, najya ngo nkubwire ngo ibintu byose wakumva ku ruhande bikubwira ngo papa yafunguye imiryango 5, najya nkubwire ngo ubwo n'ubuyobe. Imiryango 5 yera, nta yindi nzira y'ukuri n'ubugingo, nta handi wabonera agakiza keretse muri Yesu. Nta handi ushobora kugirira amahoro keretse muri Yesu. Nta handi ushobora gupfa ariko Yesu akazakuzura. Ariko kubapfuye bizeye Yesu Kristo, abo bazazukira ubugingo buhoraho, abo bazazukira kudapfa. Kubera urukundo Imana ikunda umuntu, nicyo cyatumye yohereza Yesu, kugira ngo abazizera Yesu ubwo imanda y'Imana izabivuze, ubwo Yesu Kristo azabagarutse kwima umugeni kujyana bamwizeye, kugira ngo azabahe ubugingo buhoraho.
kugira ngo azongere abasubize mu buzima yari yarateganyije yuko umuntu yamuremeye kudapfa. Mwene data, ahantu udukurikiraniye, ahantu uri hose, ndakwifuriza kuzabona ubwiza bw'Imana, ndakwifuriza kuzahura na Yesu, ndakwifuriza kuzabaho ubundi buzima butari ubwo mu iyi si. Ubuzima bw'iyi si burarwara, ubuzima bw'iyi si burapfa, ariko hari ubuzima Yesu ari kudutegurira butazongera gupfa. Hari ubuzima bundi Yesu yateguye ku bamwizeye, ubuzima buhoraho, ubuzima butagira ibyago, ubuzima butagira amakuba, ubuzima butagira intambara. Ibindi bintu bakubwira ngo aha niho hari ubuzima, niho hari icyerekezo cy'ubuzima, niho hari icyerekezo cy'agakiza, nagira ngo ubwire ngo barakuyobya. Satani mu isi nawe afiteho uruhare rw'abantu ateganya kuzayobya. Ubwo imanda y'Imana izabivuze, akabona abantu ayobya, akajya kubahangayikishiriza ikuzimu, akajya kubababarizayo. Ariko wowe wamenye Yesu cyangwa se ukaba unyumvise, nagira ngo ubwire ngo iki ni igihe cyawe cyo guhinduka. Iki ni igihe cyawe cyo kumva ko nimba hari ibindi bintu wizeye ku ruhande bishobora kuguhesha agakiza. Nagira ngo ubwire ngo iki ucyumva cyangwa se ucyunyumva, nagira ngo ubwire ngo iyi niyo saha Imana yari yarakugeneye yo kugira ngo nawe wizere Yesu. Yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo iduhuza n'Imana. Ndeja niwe nzira y'ukuri n'ubugingo, nta ujya kwa data atamujyanye. Wowe unyumva, Imana y'amahoro iguha umugisha. Nagira ngo ubwire ngo ineza y'Imana iri ku buzima bwawe. Yesu yatanze, Imana yatanze Yesu kubw'abantu. Imana yatanze Yesu kubw'abantu. Ntago Imana yigeze ikorera muri papa ngo yumve ko azafungura imiryango 5 y'agakiza. Nta nubwo ari nyiri ubutungane. Kuki bamwita nyiri ubutungane mu isi? Mu isi nta ntungane haba. Ntago tuzajyanwa mu ijuru kuko turi intungane, ahubwo tuzajyanwa mu ijuru kuko twizeye Yesu Kristo. Wowe unyumva ahantu uri hose, nagira ngo ubwire ngo kora comment, ukore share, hanyuma unatange n'igitekerezo, wandike muri message tugezeho igitekerezo. Wenda hari ibintu watwungura tukazabiganiraho ubutaha. Murakoze.